Uwiteka Nyiringabo Mana ya Isiraheli wicara ku bakerubi, ni wowe wenyine Mana y'ibihugu by'abami bo mu isi bose. Ni wowe waremye ijuru n'isi. Tega ugutwi kwawe Uwiteka urebe, wumva amagambo ya Sanikarebu yatumye intumwa gutuka Imana ihoraho. Icyakora Uwiteka abami bayo bajugunya imana zabo mu muriro, kuko zitari imana nyamana, ahubwo zaremwe intoki z'abantu mu biti no mu mabuye. Icyo cyatumye bazirimbura. Nuko none Uwiteka Mana yacu, ndakwinginze udukize amaboko bose, bamenye ko ari wowe Uwiteka wenyine. Twikirize tuvuge ngo amen. Yesu abaho umugisha. Reka twongereho undi murongo umwe hano, igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice byaho 19 umurongo waho wa 20. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice. Hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuze ngo, kuko wayisabye kukurengera kuri Sanikerebu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Ikirize tuvuge ngo amen. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice byaho 19 umurongo 2. Hanyuma turimo tujya gusoza turasoma igitabo cy'Abaheburayo ibice 13, dusome umurongo waho 13 umurongo waho 8. Haravuze ngo, Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose, amen. Abaheburayo ibice 13 umurongo waho 8. Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose, amen. Yesu abaho umugisha. Hanyuma munyemerere noneho tuganire ijambo ry'Imana mu mwanya utari na munini ugereranyije Imana iduhaye kugira ngo tuganire. Ndashaka kuvuga ku iri jambo mu mwanya muto, nahaye intego ivuga ngo Imana irabikwemereye. Kuko Imana irabikwemereye. Nayo magambo shaka ko tuvugaho ni nayo dusoreje hariya turimo dusoma mu gitabo cy'Abami. Haravuze ngo kuko wasabye Imana kukurengera irabikwemereye. Imana iduhaye muri iri teraniro kugira ngo tuvugeho. Hanyuma njya ngira umugisha wo kugenda ahantu henshi mwiriza ubutumwa bwiza. Ntabwo hose nahavuga, ariko muri iki cyumweru ndetse ku wa gatanu nari ndi ku Mukengeri. Hanyuma rero n'ahandi hose nagenze barambwiye ngo nzatashe bene data mwakira intashyo za bene so. Aya magambo ni amagambo maremare kandi magari umuntu ashobora kuvugaho, ashobora kuhatemika, bishobora kumara icyumweru. Kuyavugaho mu mwanya muto tukaza kuvanamo icyifuzo tugasenga. Noneho narisabye ngo umuntu wese afunge Bibiliya, hanyuma mwubura amaso tuganire. Bibiliya iyo aya magambo iyo urimo yatangira wumvamo abantu bagera muri 3. Wumvamo umwami mukuru, umwami Sanikerebu, umwami wa Ashuri, umwami mukuru. Iyo Bibiliya ivuze ngo ni umwami mukuru, ibishatse kuvuga ko nyine yarayoboye abandi bana. Umwami mukuru yarayoboye ibihugu byinshi, ariko kandi yarayoboye n'abandi bana. Kazamo na Hezekiya, umwami w'Abayuda cyangwa se umwami w'Abisiraheli wubahaga Imana. Hanyuma hakazamo na Yesaya umuhanuzi. Tuse kuzamo ni intumwa zagiye zitumwa, ariko abo Bibiliya ivugaho cyane ndibuze no kugarukaho nabo. Iyo usomye Bibiliya igaragaza amateka y'uyu mwami witwaga Sanikerebu,
yari umwami w'umuhanga kurwana, ndetse kandi yari umwami uteye ubwoba. Iyo habaho ko umuntu ahagarara imbere akivuga, aba afite ibyo yakoze. Ntabwo umuntu ashobora guhaguruka ngo avuge adafite imihigo arimo guhiga. Rero uyu mwami yari umugabo w'indwanyi, yari umugabo uzi kurwana, ariko mu buryo bwe butarimo Imana. Ko Bibiliya iyo isomye igaragaza ko yari umugabo w'umwibone, ko yararwanaga, yari afite ingabo zubakitse, yari afite abantu b'abahanga bazi kurwana, igihugu n'abantu baho. Uwo yashakaga gutwara ari muzima yamutwaraga ari muzima, n'uwo yashakaga gutwara yapfuye yamutwaraga yapfuye. Yari umugabo rero umwami w'irunaka nzamutwara ari muzima. Yajyaga bikora, ntabwo byari ibintu biri aho yashakishaga. Hanyuma rero iyo turimo dusoma Bibiliya, bino bihugu byajyaga bigira amaturo, byajyaga bizamuka gutura ibwami, bajyaga bamutura amaturo. Yari umwami w'abami. N'umwami Hezekiya yagombaga kujya asesengure, ndetse yarayamusabaga buri gihe. Yajyaga yifata akazamukana amaturo akajya gutura umwami, akazamukana izahabu, agafata ifeza akajya gutura. Hanyuma rero ariko kandi ngo ntiyanashimaga, kuko yaramutuye agera ubwo amusaba n'ibyo adafite. Yari umugabo uteye ubwoba. Rimwe rero ngo aza kumuhamagara aramubwira ngo Hezekiya, nkeneye ko unzanira amaturo arayegeranya, ndetse aza kugera n'aho afata amaturo bari barakoresheje sengera yakuraho kugira ngo ayajyane arebe ko baramuka. Ariko ngo yagejejeyo nabwo yumva ntanyuzwe, aza kurenga ibyo amusaba noneho n'abahamya. Aramubwira ngo si amaturo nshaka gusa, banzaniye. Hanyuma rero bimwe mu bintu nakundiye Hezekiya, ndimo nsoma aya magambo ndanayasesengura. Hezekiya ntabwo yari umwami gusa, yari umwami ugeretse haga n'Uwiteka. Amen. Hanyuma kandi ndashaka kugira ngo mbabwire iki. Buriya amaboko y'Uwiteka ni magari. Amaboko y'Uwiteka ateruye ntabwo kiremera. Uko cyaba kingana kose, uburemere cyaba gifite ubwo ari bwo bwose, amaboko y'Uwiteka ibintu ateruye byoroshye kuruta uko waterura amababa. Mu ruhande rwe yari yiringiye amaboko n'ibikoresho n'ubuhanga, ariko umwami Hezekiya yari yiringiye Uwiteka Imana isabora byose. Ariko se abantu batekereza bati? Abantu bazi ko Imana ingana iki? Narabibabwiye, ndababwira ngo kubera ko mba nafashe umwanya wo gusenga, jyagira umugisha wo kumenya iteraniro ndimo. Iyo aza ni muze tuganire. Bibiliya yivuze ngo iki? Hanyuma rero uyu mwami atuma kuri Hezekiya amagambo mabi, amutumaho intumwa, amutumaho umugabo witwaga Rabushake. Rabushake yari umugabo w'umuhanga mu kuvuga, yari yarize icyo bita kuvuga. Yari umugabo uzi kuvuga w'intyoza. Hari abantu baba bazi kuvuga basobanutse, yari azi kuvuga. Reka nze mbabwire impamvu y'uyu mugabo. Ngo bahaguruka ari abagabo batatu, kuko ngo yakomeje gutoteza Hezekiya. Aramubwira ngo mugende mubwire umwami mukuru wa Ashuri, mumubwire ngo umuntu cyambaye umwambaro w'urugamba ye kwirata nk'uwiyambo yagize gute atabarutse. Aramubwira ngo nta soni urantumaho amagambo nkayo? Waba uzi uwo ndiwe? Waba uzi ibikorwa nakoze? Waba uzi abami narimuye? Waba uzi ibihugu nafashe? Waba uzi? Aravuga ngo noneho rero reka nkuhe amahirwe yanyu, nkutumeho intumwa zize zivugane nawe, zikubwira icyo ukwiye. Bahagurutse umugabo witwaga Rabushake, ahagurukana n'abandi bagabo babiri, yari icegera cy'umwami bugufa. Aramubwira ngo genda uvugane n'abaturage b'umwami Hezekiya, uvugane n'abatwara, uvugane na Hezekiya, kandi uvuganire nabo ku musozi. Ngo araza, ahageze
abatware b'umwami Hezekiya batatu barabegera kabashe kwakira bagenzi babo, baramubwira ngo turabona ko muzanye ubutumwa, hanyuma turifuza ko mububwira twebwe, ntimububwira aba bantu bari hano, nimububwire twebwe, kandi ururimi rwose muri buvuge twe twarize turarwumva. Sinababwiye ngo uyu mugabo yari intyoza mu kuvuga. Hanyuma rero aramubwira ngo nyakubahwa, ntabwo tuzanywe no kuvugana nawe na bagenzi bawe n'umwami gusa, tuje kuvugana n'abaturage bose hano ku nkiki aha ngaho aho bari, kandi ubutumwa bw'umwami mubwumve neza kuko niyo mahirwe ya nyuma mufite, nimutabwumva ntabwo muri bubeho. Ajya ku gasozi mu bice 35 muze kuhasoma mwitonze, arabatuka. Bari abagabo bazi gutukana, arabatuka arababwira ngo umwami mukuru, umwami wa Ashuri yabantumyeho, kandi ubutumwa yampaye nubwo kugira ngo mwiyunge nawe, nimutiyunga nawe unge umwami mukuru wa Ashuri. Hanyuma Hezekiya ntabiringiza Uwiteka, nta mbaraga afite. Hanyuma kandi kwiringira Hezekiya muramwiringira ari Imana babesha ngo irahari, nta mbaraga igize gute ifite. Imana ndagushimiye kuri Imana yumva ayo magambo ngo arimo yavuga. Arababwira ngo none kugira ngo muzongere muhinge musarure, mwiyunge nanje n'umwami mukuru, umwami wa Ashuri, kugira ngo mugire ubuzima mubeho. Ari basoza arabatuka pe, yabatutse ibitutsi byeruye. Abasomyi ba Bibiliya muze gusoma, yarababwiye ngo muzaharira umwanda wanyu ku gasozi. Urumva ayo magambo mbabwira aranditse, we yayavuze mu mvugo itavugitse nyandagazi. Arababwira ngo muzanywera inkari zanyu ku gasozi. Ibaza ayo magambo arimo mwarabatomora, amaze kubatomora batutse, arababwira ngo ibyo noneho rero kugira ngo mubeho mugire ubuzima muturengagiza sobuja umwami wanyu, nta kintu azabamarira. n'Imana yiringiye nta kizabamarira, nta mbaraga ifite. Kumwiringira ni nko kwiringira urubingo ruhungabanywa. Aya matwi nayirumva, yaduhaye amaso nayirareba. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, munyikirize haleluya. Ayo magambo ngo bayumvise abagabo bari barize b'abanyabwenge bakomeye, ngo bashishimura imyambaro yabo barayica. Nabushaka imvuzi, nta saso ryabereye ku musozi, nta nduru yahavugiye. Bavanamo imyambaro yabo bagira gute, bambara ibigunira, batwara urwandiko umwami mukuru yabandikiye, barushira umwami Hezekiya, basobanura amagambo yose ukora bushake yavuze, ayavugira ku musozi. Ngo yari yavuze abantu baraceceka ntibagira icyo bamusubiza. Hanyuma ngo nawe yumva ayo magambo, ngo ashishimura imyambaro ye. Umwami nta kindi kintu kira, ngo ashishimura imyambaro. Byabaye ku ibwami, murumva abaturage byari bimeze bite? Ibintu byagiye bikagera ku rwego bigera ku bami, murumva ku baturage basanzwe abo yavugiyemo biyumviraga ubutumwa cyari bimeze bite? Yari mu bicyaro. Umwami arebye ase kuko abami bose bemeraga umwami mukuru wa Ashuri, abona nta maboko yandi ari butabaze kuko nta zindi mbaraga zo kwiringirwa zari zihari. Ngo afata urwandiko yamwandikiye, musuhuriza umuntu mubwire ngo wakoze kuza. Urwandiko afata rwandiko araruzamukana, aravuga ngo ndujyanye mu nzu y'Uwiteka, ibyanjye ntawe wabisobora, ibyanjye amaboko y'abantu yabinaniwe, ariko amaboko y'Imana. Haleluya. Ibyo abantu bazi ko bidasohoka, ku Mana bigize gute? Birasohoka.
ndimo ndashaka kwihuta. Ni mubi agusobanura mu rurimi wumva, ntashobora kuvugana nawe mu rurimi utumva. Baramubwiye ngo reka tuvugane mu Kinyaramiya, arababwira ngo no, turavugana mu rurimi abaturage bose bumva. Rabushake ni mubi cyane, agusobanura mu rurimi wumva. Ugize gute? Agusobanura mu rurimi wumva neza, abanura kugira ngo akubabaze. Akwereka abantu mwarangirije kwiga rimwe bari mu kazi, akakwereka imyaka umaze gushomera, aguhugura mu rurimi wumva. Urakiringira Uwiteka yarakwimye akazi n'imyaka umaze, n'ukuntu wize uri umunyabwenge, gusa amashuri yawe akumariye iki? Uracyamwiringiye, uracyajya kuririmba, uracyajya gusenga, uracyabwiza, uracyayobora. Aguhugura mu rurimi ugize wumva. Iyo ashaka kuguhugura aguhuza n'uwo mwashakiye rimwe wabonye urubyaro wowe wararubuze. Ntazi kunyuranya, azi guhuza ibintu bye. Yosha mujya bwumvise ntabwo mwari mwabyara n'ubu nta kana murabona. Yo nari nzi ko disi mwabyaye ngewe ngize 5. Arabizi neza ko mutarabyara, ariko arashaka kuguhugura mu rurimi wumva neza. Agusobanura mu rurimi ugize gute? Ntashobora kuvuga mu rurimi utumva. Ntashobora. Akuganiriza mu rurimi wumva. Nikomeze. Yo, burya se sha uracyakodesha? Uracyari mu bukode se burya? Yo, jewe disi Imana yampaye inzu, sigaye mfite n'izo nkodesha, sigaye mfite n'abapangayi. Burya se arabizi neza ko ugikodesha, ahubwo arashaka kukwangisha Imana wasenze. None se Imana bya bindi yavugaga n'ubu ntirabikora? Oya, komeza ubane n'Imana. Iduhamagara niyo kwizerwa. Ibyo yavuze no kubikora izagira gute? Izabikora. Ntabwo Rabushake avuga mu rurimi utumva, wumva neza. Yo sha burya se nturahindura imodoka? Ntiwamenye ko haje izindi shasha? Ujye umubwira ngo mva inyuma Satani. Abahuguye mu rurimi bumva neza kugera ku rwego baca imyambaro ya ari abagabo b'abahanga bize b'abanyabwenge. Niyo mpamvu mubona abantu ba yo burya se murashaka? Yo pore, yo byagenze bite se? Ntabwo wari washaka? Yo burya se byagenze bite? Isumaje no gusaza. Arashaka kukwibutsa, urabizi neza imyaka ufite, ariko arashaka kukumira. Yo nurashaka? Yo disi pore, burya kumbise byakugendekeye bite se? Turacyakomeje kumwizera. Aguhugura mu rurimi wumva neza. Ashobora kuvugana nawe mu rurimi utumva, ariko ndaguhumurije, humura. Ubwo ukiri mu nzu y'Imana haracyariho ibyiringiro. Umwami ngo azamukana urwandiko, urumva sinaza kubivuga byose, ngo araruzamukana. Hanyuma nta yandi maboko, nta zindi mbaraga, nta bundi bufasha, ntabwo bwari kuva. Yarabusiga hashoboka, muvuge ngo hashoboka. Ahandi hose bishobora kwanga, yarasigaje ahantu hamwe hagize gute? Hashoboka. Mwaruzamukana imbere y'Uwiteka, aravuga ngo Uwiteka we n'aya magambo iciye yakwandikiye. Uwiteka we, mwumvise amagambo twasomye, yavuze ngo yewe Uwiteka we, si wowe Mana ishobora byose? Si wowe Mana yaremye ibihugu by'abami? Si wowe Mana yaremye ijuru n'isi? None se tega amatwi. Wateze amatwi wumvisha amagambo ya Rabushake? Wumvisha amagambo Sanikerebo yatumye intumwa Rabushake kuza gutuka Imana, yarangiza agatuka n'ubwoko bw'Imana? Wabyumvise
wabyumvise ko yadututse? Wabyumvise ko nawe yagututse? Wumvise ko yavuze ko ntacyo ushoboye? Wumvise ko yavuze ko kukwiringira no kwiringira urubingo ruhungabanwa n'umuyaga? Wabyumvise ayo magambo? Wayumvise nawe? Uwiteka we wumve aya magambo twasomye umwami Hezekiya arimo asenga. Hanyuma kandi urebe muri uru rwandiko usome, ariko wumve n'amatwi yawe amagambo intumwa yatutse ubwoko bwawe ndetse natwe nawe itakuretse. None se Uwiteka we bariya babi koko yarabarimbuye, arimbura amahanga mu biti. Turashimira Imana ko Imana yacu dusenga atari yo mu biti. Basengaga Imana bakoze mu mabuye, barayegeranya bararundanya, sitwa Imana. Ariko se nawe ni kumeze? Imana iri mw'ijuru iravuga ngo nari narabuze umuntu usenga atya. Haleluya! Mwaranyuze kandi gusenga iryo sengesho ntiyabigumana wenyine, ngo ahita atuma kuri Yesaya. Aravuga ngo mugende mubaze Yesaya, mubwire Yesaya umuhanuzi igihe tugezemo icyo ari cyo. Aramubwira ngo dore igihe turimo ni igihe kigoye, ni igihe cy'umubabaro mwinshi, ni igihe ababyeyi bafite ibise byo kubyara ariko babuze ibyo bintu. Tubariza Imana. Yesaya ngo agishira amavi hasi agisenga. Haleluya, haleluya, munyita babarokore. Haleluya, wagisenga. Imana iramubwira ngo Yesaya we subiza izo ntumwa, usibwire ngo mwumve uko Uwiteka Imana ivuga, kuko wasabye Imana kukurengera kuri Sanikerebu umwami w'Ashuri, ibyigize mereye. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko ibinyemereye, Imana ishimwe ko ibikwemereye. Utere haleluya. Irabi ukabura icyubahiro twateranye Uwiteka we, ukabura icyubahiro twatera. Irabi kagame ku musozo, amasaha arimo arambwira ngo gera hose kuhina unahagarikira usenge. Ariko Mana ndagushimiye ko amatwi yacu acyumva umunsi. Munyitabe haleluya. Imana Data, Yesu we uhabwa icyubahiro. Nanone barimo barapanga ibyo bagiye gukora, barimo baragira gute? Barimo barapanga ibyo bagiye gukora. Imana iramubwira, ibwira Yesaya, iramubwira ngo subirayo, genda umubwire aya magambo, umubwire ngo kuko wasabye Imana kukurengera igize gute irabikwemerera. Hanyuma kandi si ibyo gusa, umubwire ngo uyu mwaka muzajya ibyimesheje, ukurikiyeho muzajya imicwira yabyo, ukurikiyeho muza. Birabagwa Imana isi ibyo yibwira izatugirira ni byiza, si iki? Ayo magambo n'ay'abakiranutsi b'Imana. Amaze bisa ko uramuri kumva neza. Imana yakunzeho bwire kwishe kukurengera. Ntabwo ari ikinya, sije kubatera ikinya. Imana igirengera abantu bayisenze. Mwami Sanikerebu bararaka, uburakari burasamuka, baravuga ngo kuba atanyubashye ngiye kumurimbura. Baragenda yegeranya abasirikare. Umunsi muto n'umukuru n'umwami mutamuretse. Hanyuma ndavugana namwe muvugeyo. Ingabo ziregeranya bati yego Data turagize. Kuruka ingabo abantu 185 muze gusoma 185 ngo bagenda bagiye kurimbura ubwoko bw'Imana. Baragenda ngo bagiye kare. Barabanza bihanagura icyuya, bihanagura ibyunzwe, barabanza barihanagura neza. Mu bagandika ahantu baravuga bati mu kanya gatoya mu rukerera turaza kureba, turaza gukora akazi. Ariko mwumve ikintu nkundira Imana n'ijuru bwa butabazi bavuze.
mu magambo bari babwiye umwami, amubwiye ngo muri iki gihugu yoboye, reka nyabasubiriremo, barababwiye ngo humura umwami Hezekiya we, nta nduru izavugira hano, munyumve neza, nta nduru izagira hano, nta rusaku ruzahabera rw'amasasu cyangwa imbunda, oya. Kandi uwo mugabo w'icyihebe uzi ko nta Mana ihari, azumva inkuru y'impuha mu matwi ye, hanyuma kandi ngo mbabwire ko ibintu Imana irimo ibivanamo induru n'urusaku. Abasirikare baraza bariteguye, murare abasirikare barabata mu kanya turari mbere ku mwami wabo, turabarimbura turabamara, nta n'umwe turi buze gusiga. Amagambo babwira aranditse muze kuyasoma mwitoze mugeze mu rugo, ngo baritoza, bahageze barabanza barihanagura neza bashyikicyuza, baravanga mu kanya gato tugiye kujya mu kazi. Ariko umva ikintu cyanejeje, uko bazanye intwaro, uko bazanye ibikoresho, ibyo baje bitwaje ibikomeye n'ibyoroheje, ntabwo mu ijuru bisaba ko bohereza umusada munini nk'uko utekereza. Muri hano muvuge ngo marayika, abandi abafite ibyuma, abafite inkota, abafite intwaro, abikocinze, abize tekinike yuko bari urwane aho umuntu yari ahari. Ariko Mana akira marayika w'ubutabazi Imana yohereje, akira marayika uvuye mu ijuru Imana yohereje, ngo bohereze marayika uyu, mugire ngo uyu, haleluya. Ntabwo bisaba imbaraga nyinshi z'ikirenga, mu ijuru barashoboye. Imana twizeye, Yesu twizeye, aza umwuka wera, ngo baraza marayika uyu. Asa kuyivuga ntumenye ko amasaha yashize. Ajya mu ngabo. Abantu bo muri iyi minsi ntibazi kurwana, ubundi nta munyamasengesho urwana nk'ukuntu abantu barwana. Abanyamasengesho barwanisha hano, ngo baba warize karate si kirenga. Iyo uri umunyamasengesho, ntabwo twebwe turwana duterana igipfusi. Iyo byatuyobeye tujya ahantu tugasenga. Onyetabe haleluya, mwashira umunyamasengesho mvuze induru, mvuze urusaku, turapfuye birarangiye, zero. Ntabwo ariko abantu b'Imana barwana. Papa, ayo maboko ntabaho. Jya imbere y'Imana agace uvugane n'umwami wawe, ni inshuti yawe. Urimbye aravuga ngo arakunda kandi afasha abashafu. Marayika uyu wajya mu ngabo 185 hose nta n'umwe urokotse arabaniga. Kandi mwumve bakozi b'Imana, mwumve ikintu cyantangaje, nta watabasha undi, nta wabwiye undi ngo twatera. Nimura hari ukuntu ikintu kivugira ngo ikivuze, oya, yarwanye intambara yayindi yitwa bucece, yayindi yitwa y'ubutita. Ngo yafataga umuntu umusirikare hajyanye akavuga ati hajye wazanye imbunda, wazanye intwaro, sawa, agahindura igikanu, bose bararangira. Nta wabwiye undi by'urugamba, nta wabwiye undi ko twatewe, nta warokotse ngo ajye kubara inkuru, bose yabatsinze. Mu gitondo cya kane umwami mukuru Sanikerebo, umwami wa Ashuru, aza yifoye, ngiye kureba uko igihugu kimeze ngo hagere, akubitana n'imirambo. Ntawamuhaye inkuru, ntawamuhaye amakuru, asanga imirambo irabe. Byagenze bitese hano muri iki gihugu se? Hari urusaku rwabaye, hari n'urusabaye, ngo ubwoba buramufata. Mwitonze mu buhanuzi bwa Yesaya, yari yavuze ngo nzamushira icyuma mu kanwa, mushyira umuringa mu mazuru, inzira yamuzanye nizagera gute, nizamusubizayo. Hanyuma rero Imana imushira cya cyuma mu cyangwa mwamwatashe. Mwiringiye Imana ishobora byose, inzira yamuzanye abarigira gute, abari imusubizayo, ngo agereyo yinjiye munsi y'ibigirwamana bye. Abahungu be baba bamenya amakuru y'ibintu yakoze, baramubwira bati wowe utuka Abisiraheli ugatuka n'Imana yabo, Imana yabo ikabitwikira abasirikare babahanga kuriya ikabibamaze, wowe ukwiye kubaho. Ngo umuhungu
tamutera icyuma ngo arangije amutsinda mu nzu y'ibigirwamana aho ngaho. Hanyuma undi wa kabiri ngo yima ingoma ye, ubuzima bwe buba bugeze gute? Buba burarangiye. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo Yesu Kristo kandi niko azahora witeka yose. Negekeraho senge. Aya magambo mbabwiye n'ay'abantu b'Imana, n'ay'abakiranutsi babanye neza na Yesu. Imana igiturinda ku manywa na nijoro, n'ibyo abantu babona ko bikomeye, Imana igibiturinda. Mahirwe abantu batari bakiza kugira ngo twinjirane muri uyu mugabane bitwa abana b'Imana nkatwe. Ntabwo Imana ishobora kurinda abasambanyi, ntabwo Imana ishobora kurinda abajura, ntabwo Imana ishobora kurinda inkozi z'ibibi, ntabwo Imana ishobora kurinda hari uburinzi musabo. Ariko kuko mwagize umugisha wo kuza muri riteraniro, reka mbaho umunota umwe muhaguke basenge. Umuntu wese siko yavuye agasubira inyuma, umuntu siko atarakizwa, reka muha amahirwe kuko tugiye gusenga isengesho rikomeye, tubwire Imana ngo ubutabazi bwawe butugereho. Urazamura ikiganza. Simba mu bantu bakunda gutinda. Urazamura ikiganza. Urabizi Yesu aguha umugisha, Yesu aguha umugisha. Buriya Imana ibiri mu kazi. Yesu hagurukira ahantu wicaye, hagurukira ahantu wicaye. Urabizi neza ntubyitiranye. Ntabwo ucishishwe, nturi umwana w'Imana, nturi umukiranutsi. Uburinzi bugera ku bana bizagucanga mu gihe kizaza. Ariko kubwirira Imana ngo mutabare, kuko Imana yaduhishuriye ko muhari. Hano harimo abantu badakishijwe, harimo abantu baguye basubira inyuma. Iki cyumweru Imana yatanze ni ukugira ngo wihane ubu umwana w'Imana. Tugusengera. Zamura ikiganza vuba. Wowe wazamuye yisire hano. Ngwino. Mwuka wera bari mu kazi. Iyo dukomeje tubivuga cyane, mugira ngo ni ubutumwa bwacu kandi ni ubutumwa bwa Yesu. Iyo dukomeje tubivuga cyane, nagera hano utari waza turasengera uyu atambuke dukomera Yesu amashi. Urabizi ko waguye, urabizi ko udacishijwe, urabizi. Ngwino nawe Yesu aguha umugisha. Komera Yesu amashi. Yesu amashi. Cyubahiro cyawe ntacyo cyakumarira, ikigize icyo kimaze kuruta ibindi ni ukukizwa. Batambuke mukomera Yesu amashi. Ngwino nawe umwuka wera arimo arahishura ko muhari. Waraguye usubira inyuma, ntabwo urihana, ntabwo ukijijwe. Ngwino nawe tugusengera. Uyu nagera hano turasengera uyu nguyu. Ariko wuzura imitima yabo ibicumbi ryawe, imibiri yabo ihinduka urusengero rwera, bakwizezwe n'ibyo bakoreye, amaze ntibasubira inyuma, bakomeze imbere. Nawe baganiriza iteka ryose, bamenye imbaraga z'Imana ziyerekana mu itorero ryayo, bamenye imbaraga z'Imana zirukana ubujura, zirukana ubusambanyi, zirukana gutukana no kurwana, zirukana ingeso mbi arizo zibarinda. Bahagarare nk'abakozi bawe, batwara intwaro z'umwuka wera. Dusabye tubyizeye ko bikoze mu izina rya Kristo Yesu tubisabye. Amen.